ubumwe bw'abera ministries, amavuta akandagira amateka, ubuzima bugahinduka. Mu iyerekwa ry'umushumba Rivera Ntambabazi Jean Baptista, ubwo yasengaga Imana yamuhishuriye abantu benshi batsikamiwe n'amateka mabi, imuha amavuta ngo genda uyasuke kuri bariya, ubuzima buhinduke. Amavuta akandagira amateka, ubuzima bugahinduka. Amavuta akandagira amateka, utera umuhati mu rubibi, amateka nayo agashyiraho imbago. Gubyara umwana wamubyarira mu mateka ukamita mbarimo mbaye. Mfite amateka yo kubumba amategura, mbumbira umudugudu tutuye. Amateka urayazira kandi nta kintu utakoze. amahoro y'Imana, ubuntu bw'Imana, umugambi w'Imana, kubahwa n'Imana. Hari igihe bwije ngo nyavangiwe, ariko siko biri. Imana yubaha abantu, burya ngo mu mahanga yose uyubaha ryo gukiranura iramwemera. Handi ngo nzubaha abanyubaha, bigaragara mu gitabo cya mbere cya Samweli 2:13 ngo nzubaha abanyubaha, abansuzugura nzabasuzugura. Rero ngo niba ushaka kubaha Imana, nawe Imana izakubaha. Nuyisuzuguriza gusuzugura kimwe natwe abantu, nta muntu wagusuzugura ngo windukire umwubahe. Ubundi tugomba kubahana muri ubwo buryo. Imana iribaho umugisha, ndabashubuje mwe mwese mbabwira ngo amahoro y'Imana bane namwe. Wakoze kugera ku bumwe bw'abera ministries, wakoze, Imana iguhe umugisha. Narahabwiye ngo iri si itorero, ahubwo naho umuntu aruhukira. Ni iriba rigari ryagutse, umuntu avoma agashira inyota akanywa, maze buri muntu mu itorero akaba wejejwe muri ryo. Kandi data wa twese baho umugisha, kandi intego Imana yampaye mwiyerekwa ni ukuguhishurira ibyihishe inyuma mu myuka mibi kurwanya, iguhagurukira. Kuko burya abantu ntimukitiranye ibintu. Wese niba urota uvuga ngo by'ukuri twarakijijwe kubw'icyaha, twarakijijwe, ariko hari imbaraga zindi. Kandi Kristo ku musaraba yapfiriye ubugingo bwacu, ibindi birebarira. Imana ibaho umugisha, murakoze cyane. Tubararikira kwitegura amasengesho, abantu bashobora kwiyandikisha kuri link. Tuzatangira ku itariki ya mbere z'ukwa 12, tuyasoze mu kwezi kwa 2 na mu kwezi kwa mbere muri 2024 ngo ntiwambukane ibikuremereye. Tuzamara iminsi 36 na 40 aho ngaho dusenga, kuri bonane tuzasenga twirukane. Noneho kuri bonane ho bizaba ari ibindi bidasanzwe, tuzaba turi kumwe live nijoro dukubita imbaraga, dusenga, twinyiga, tuvanaho. Turashaka kubaka ibintu biremereye, turashaka ko winjirana imbaraga zidasanzwe, ubwo abadayimoni bigize akara kagembega tubakubitisha umusaraba n'ubutware bwa Yesu Kristo. Nzababwira amasaha azajya ariko azaba ari live. Noneho twabonye abaririmbyi batwicaye, turi mu cyumba dusenga, twinginga, dukora, kandi turi mu mirimo itandukanye, tumva twifuza ko Imana yaturengera muri ibyo byose no mu nzira zose. Rero Imana ikumpera umugisha, Imana iguhembure, Imana ikwambika imbaraga, kandi ndumva bikomeye. Rero ibi byose rero ndasaba ko twatabarwa n'Imana mu buryo bukomeye, kandi koko Imana ikatugirira neza. Rero ni byiza ko dusenga, tukegera Imana, tukavugana n'Imana, tugakorana n'Imana. Data wa twese aguhe umugisha, Data wa twese aguhembure, Data wa twese akwambika imbaraga. Ibyo ukora byose, ibyo urimo byose, aho ujya hose, ibyo ubamo byose, inzira zose ubamo n'ibyo ubamo, biragusaba ko ugomba gusenga Imana no kwegera Imana. Genda cyari mu nzozi kugusobanurira. Uyu munsi nahagurukira no kubwira icyo bita abagabo ba nijoro n'abagore ba nijoro. Iyi ni inzozi ikurikirana n'iyimbwa. Kurota usambana nijoro, kurota ukora imibonano mpuzabitsina nijoro n'abantu utazi cyangwa uzi, umugabo witabye Imana n'ibindi byabayeho. Ibyo byose ni izindi mbaraga zihishe inyuma, ariko zifite undi mugambi utari mwiza ku buzima bwawe. Imana iguhe umugisha cyane, kandi Imana ikurengere muri byose. Naye nibo ngusobanurira ngo kugira ngo urote uryamanye n'abagabo ba nijoro
cyangwa abagore ba nijoro bisa nk'ibyegerana n'inzozi zijyanye n'imwe ko nagusobanuriye. So rero kurota abagabo ba nijoro cyangwa abagore ba nijoro ashobora, kuko nabikubwiye, ashobora kuba ari umuntu mwabanye, enda umupfakazi, cyangwa se umugabo wapfushije umugore, ni shere wa kera mwuzuraga, wexwe mwajyaga mubana, cyangwa n'utanazi n'umwana mutoya, ukabona usambana n'abantu nubwo arimo nagutereta muri izo nzozi. Ibyo bintu rero ntaho bitandukaniye n'inzozi z'imbwa, bijya gusa byose, kandi byo biherekejwe n'abazimu n'abadayimoni rwo hejuru. So rero ntabwo ari ikintu cyoroshye, si ikintu wavuga ngo kiroroshye mu buryo budasanzwe, ahubwo ni ikintu gikomeye. Utinye ko hariho n'abantu bashobora kurota ibyo bintu nyamara bafite abagabo, bafite n'abagore, atari n'abasiribateri, atari n'abapfakazi. Ubundi ibyo ariko bigatandukana nuko umuntu yaryama agasanga hari ibyo yikemuriye atagiye muri izo nzira. Ariko igihe cyose urose ubona uryamanye, niyo bita ngo ni abagabo ba nijoro n'abagore ba nijoro, nshuti yanjye, isura yose yaba arimo, nubwo yaza asa n'umugabo wa kera, nubwo yaza n'umugore wa kera mwabanaga, menya neza ko ntabwo ari we, kuko ikuzimu iyo umuntu yapfuye biba byarangiye, ahubwo ni ikimenyetso cyerekana ko wagoswe ibyawe byose n'uburyo urimo ukora. Ugomba guhura n'intambara z'urudashira, n'intambara zigumaho, n'intambara ziteye ubwoba, n'intambara ziguhiga, n'intambara zizana akaga, n'intambara ziremereye, n'ibintu bivuna umutima wawe mu rwego rwo hejuru ku buryo wumva ubuze uko ubisobanura. Rero aho ugomba kuhamenya ugasobanukirwa. Ariyo mpamvu nabwiye ngo ndashaka kwereka link, guhuza ibyo bintu. Uvuga ngo kurota ukora imibonano mpuzabitsina bisura ko ufite umwuka mubi w'abagabo n'abagore ba nijoro, ni abadayimoni bagutera, bashaka kugusenya, kukwangiza no kukwambura ibyawe, ndetse no kutabasha na buhoro kugera ku cyo wifuza. Icya kabiri, ubirose uri umugabo urugo rurasenyuka, birose uri umugore urasenyuka. Bivuga ngo ibyo bintu rero bigaragaza iki? Aha ndagira ngo nganire n'uwibwira ati ngewe ndashima Imana, ati niyo murose ni mugabo wanjye, ati nagiranye ibihe byiza n'umugabo wanjye. Nshuti yanjye, ntabwo ari ko biri, kuko umugabo we ntahari, yarapfuye. Mu minsi ine tuba dekompoze, byararangiye. Ahubwo ni imbaraga mbi zakugezeho. Noneho Imana irimo kugira ngo urapfuye, uragoswe, urabangamiwe, ntaho uri buhungire intambara, ntaho uri buhungire rwaserera, ntaho uri buhungire amakuba, ntaho uri buhungire intambara, ntaho uri buhungire amagambo y'abantu, nta na hamwe uri buce kugira ngo bashe kunesha. Ibyo byose biri mu ruhande rwawe, birakugoye kandi ugomba kubimenya. Ni ukuvuga ngo byerekana neza yuko uri connecte ku myuka mibi, udashobora kubaho wisanzuye, utashobora kubaho mu mwuka wumva unezerewe, ahubwo ni umwuka mubi ugukurikirana, utananirwa, udacogora, umwuka mubi wo kugusenya, kukwangiza, kandi ikindi no guhorana umutima mubi. Umuntu warose ziriya nzozi aryamana n'abagabo, hari n'abarota baryamana na base wabo, abaryamana na papa wabo, abaryamana n'ababyeyi b'abakuru. Ibyo byose bavuga ati genda rose ndyamana na mama muri joro. Uvuga ngo ni uko imbaraga mbi z'abarozi, abadayimoni, imyuka mibi, basa nk'abari kugaburira abadayimoni ngo baguhige mu rwego rwo hejuru, ku buryo ari ikintu kibi cyane, ni ikintu giteye ubwoba, ni ikintu ukwiye gusengera ukamenya ko kuko uyu muntu urota imbwa, nurota bino bintu, wowe kera ibyawe nta mahoro ugomba kubibonamo. Ibaze naho umugore ashobora kuryamana n'umugabo, ibyo bambaye gukora babikoze ntacyo bibatwaye, ariko wajya kwibona nijoro uryamanye n'umugore wa nijoro, kandi uba wari aho ngaho ari ukarota uri muri ibyo bintu, umugore akarota ari muri ibyo bintu, ugasanga ni ikibazo. Icyo ni igitero simusiga cyerekana ko haba no mu mwuka no mu mubiri bidashobora koroherwa gusohoka muri iyo ntambara. Aho rero banza ubisobanukirwe. Ni ukuvuga ngo mba nabiteguriye ahantu kugira tubashe kubisoma. Ni ukuvuga ngo ikintu ugomba kumenya ni inzozi mbi. Ubundi mu yandi magambo ni inzozi mbi pe, ni inzozi mbi, ni inzozi mbi, ariko uko uzirota ugomba guhita uba maso ukitonda. Ni inzozi mbi ariko zikubwira ikintu kimwe, zikwereka yuko nta mutekano, nta mbaraga, ntaho uri bugere, yuko umwuka mubi akwirukankaho, arimo akuyoboza igihugu, igitugu, kandi ko bagutanzeho igitambo kiremereye, kandi yuko uri connecte
wowe ubwawe n'imbaraga mbi z'abazi baragukonekise ku buryo biya business ibyo ukora ibyo ubamo byose biri connecte kuri ubwo buryo ku buryo ari hahandi ushobora kubyuka ufite umunabi roho mbi. Ikindi abagabo ba nijoro ni ikimenyetso cyerekana yuko ukeneye kwitonda mu buryo bukomeye no kwirinda no gushakisha uko usohoka muri icyo kintu kuko umwanzi yaguhagurukiye. Biragusaba ngo haguruka usenge urwane n'izo mbaraga mbi ubashe kugera kure, sino satani arakugira uko yishakiye kandi wowe siyo ntego yawe. Rero ushaka ukuntu ushyira hasi izo mbaraga mbi zigutera zijyanye n'ubusambanyi, shaka ukuntu uzihunga uziveho, ariko urazivaho gute kandi warabaye connect? Ni ukuvuga ngo haba harimo imbaraga zerekana ko bari kubreakinga cyangwa bari gusenya iterambere ryawe no gusenya ubuzima bwawe no kwangiza hazaza hawe ku buryo wisanga mu buryo utatekerezaga, bisaba ko Imana yakugirira neza. Iyo usomye Zaburi 90 n'umurongo wa 2 uzasanga cyangwa wa 5 uzasanga ngo hari ibintu Imana ikwiye kurinda, bavuga ngo nta mpamvu yo gutinya iterabwoba rya nijoro cyangwa ibikwerekeye bikuri iruhande. Bavuga ngo ibyo bintu Imana igaragaza ko ari ibitero bya nijoro kuko ntabwo ari ku manywa, nabo baza nijoro bashaka kuryamana nawe bagira ngo muganire, kandi rimwe na rimwe nuko bimeze kose ugasanga uhanganye n'izo mbaraga mbi z'ubusambanyi n'ibindi bisa nabyo, atari ukuri indaya, atari ukuri umusambanyi, atari ikindi kintu, ahubwo ari uko ugomba kwitondera kumenya ikiri inyuma yawe ikirimo kiguhiga. Ni ukuvuga ngo ikintu cya mbere, kurota abagabo ba nijoro no kurota abagore ba nijoro ni ikimenyetso cy'Imana kikwiye kugira imbaraga zo guhunga no kugezaho ibyo bintu, kuko icyo kintu ubwabyo cyerekana yuko wowe ubwawe ukwiye kwitonda, haba mu bitekerezo, haba mu myumvire, haba mu bikorwa, haba aho ugenda, kuko iyo urota uryamana na bano bantu, dore ndi imbere y'Imana, nta mushinga wageraho, ntiwasaba viza ngo uyibone, niyo ugiye gushyirwa biranga. Muri make amahoro ntayo, mu kazi nta musaruro, mu buzima nta musaruro, aho werekeye nta musaruro, n'ibyo ukora nabyo nta musaruro. Ni ukuvuga ngo ubusa nk'uboshywe kandi uziritswe mu rwego rwo hejuru, ku buryo icyo nakubwiye, ikimenyetso cy'uno muntu urota aryamanye n'umugabo wa nijoro cyangwa umugore wa nijoro, ni uko muzamusangana afite roho mbi, afite umunabi, afite agashiha muri we, kandi nta munezero afite, kuvuga nabi bimworohere, kuko n'ubundi nta kizamuhira pe, ntacyo rwose, nta cyagwira. Ngaho nawe ndebera mu byawe, ndebera uko wavunitse, ndebera uko wabikoraga, wibuka n'izo nzira. Biravuga ngo ni ikimenyetso kugira ngo nyaboneka haguruka usenge wirukane ibyo bitero, kuko satani deja yamaze gukonekita n'abo bantu ku buryo ntukigenzura, ntukiyumva si wowe ubwawe, ahubwo it is a spiritual behind of you. Hari imbaraga mbi zimaze kurwanya utari ngubona. Kubera iki? Imana irimo irakuburira ngo hari imyuka mibi yagose ubuzima bwawe. So ngo kurota abagabo ba nijoro n'abagore ba nijoro ni ikimenyetso simusiga cyerekana ko uri connected n'abadayimoni mu buryo bukomeye utabasha kugira ngo wabacikira, nta nicyo wanakoraho. Ibi rero hari abantu usanga bari proud, ati shatira ijoro umugabo wanjye yansuye, wapi yarapfuye ntahari. Urati ngewe umugore wanjye yansuye, wapi ntahari. Ariko natinye umuhungu wange ngo yaryamanye na mama we mu nzozi. Oh la 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 la. We naramubwiye numva usibye kugenda shaka itsinda ryanje amasengesho ugende bagusengere kuteye ubwoba, aho urota uryamanye na mama we kandi mama wawe yarapfuye atakiriho. Hari namwe ngo yarose ariko nkibere rya mama we kandi mama atakiriho. Ibyo byose ni ikibazo gikomeye. Undi ngarota ngo ari gusambana na papa we kandi yarapfuye. Ni ikibazo gikomeye ngo noneho we byarenze kubugoswe, ahubwo waratewe, nta usigaranye usibye Imana nyir'ijuru yonyine yahawe ikazi kakure utikomera mwana wanjye ndi kumwe nawe. Rero bivuze ngo ukwiye gusobanukirwa bino bintu. Ntabwo bisobanuka ngo bose nightmare bitwa tuvuga, ni ukuvuga ngo hari za mbaraga mbi ziri bukurwanya. Bisaba ko kandi ikindi byerekana ko ugiye kugira ikibazo cyo mu mutwe.
ushobora kuba habamo ikibazo cyo mu mutwe. kandi ni ukuvuga ngo byerekana ko muri wowe abo bagore n'abagabo ba nijoro baje biraza kuba impamvu yo gutuma habaho gucangirwa mu mutwe. Urumva deja kuryamana n'umuntu muraho warangiza ukakemura ikibazo kikarangira, kandi ubundi tuzi ko kigomba kuba cyakarangiye. Urumva ko deja bigaragara ko agize icyo bita mental health, ari ukuntu agiye kwangika mu mutwe, kuko nizo zizangiza, zitera umujinya, zitera ibihombo, zitera ubukene, zitera kwangwa, zitera icyangiro. Mbega kandi buri gihe ugahora wumva uri hasi, ugahora wumva ntacyo ushoboye, ugahora wumva uri umuntu wisuzuguye, ukishaka ukibura, kimwe n'abandi bantu bikinisha nirwo rwego bisangamo, bumva batuzuye muri bo. So rero iyo uri kurota aho ngaho ni ikimenyetso cyerekana yuko uri kwiyasosiya cyangwa wamaze kwiyasosiya n'imbaraga mbi, wamaze kwihuza utabizi utanabisobanukiwe, ariko kera wabaye connected by someone. Ushobora kuba ari amateka, ari inkomoko, ari kavukire, ariko uri connected ku kintu, ariyo mpamvu wisanga harya hantu. Abandi barazamutse urasigara, abandi barabyaye b'intambara, urugo n'umuriro, umugabo n'umuriro uri kwaka, umugore n'umuriro uri kwaka, amahoro ntayo, ntaho uri bujye, ntaho uri buve. Rimwe na rimwe banakwita ko nta bwenge ugira, nawe koko wakora wese kuki ntagira ubunye ndi muzima, ariko nta yindi mpamvu ucometse ahantu, ucometse mu buryo budasanzwe, bisabye ko nawe wagombye kwicomokorayo, kuko umukozi w'Imana Mama Lionel yabivuze ngo icomokoreyo. Rero aho ntabwo ari bwicamokore ngo gukundire, nta nubwo byanakorohera, ahubwo bisaba ko ugira izindi mbaraga zirwanya ibyo bintu, kandi ukagira ubundi buryo ubaho n'uburyo uri bukore bikuraho ibyo bitero byose by'abadayimoni byari bikuziye. Ni ukuvuga ngo bigaragaza neza yuko harimo ikintu cya mental health, kandi kuko kirimo kirakwataka, kandi kumaze kwiyasosiya n'imbaraga mbi yo kwivamo ibitekerezo rimwe na rimwe, ugatinya no kuryama, ugatinya no kuba wanasinzira, ubundi ukagira ikibazo cya migraine. Ni ukuvuga ngo habamo ibintu bikomeye cyane. Ushobora no kurwara ikimutwe, ushobora kurwara migraine, wa mutwe uremereye nawe ukanaza, yenda ushobora kuzarwara umutwe uvunanye, ariko ugasanga wa mutwe wo mu misaya uhora urushye, unaniwe, wumva nta mbaraga, kuko biriya bintu byo kurota usambana, uryamana n'umuntu uwo ari we wese, ntabwo ari umugabo uzi, si umugore uzi, si abantu uzi, ahubwo n'abadayimoni bagutera. So rero si igitangaza ko ushobora kurwara migraine, ni wa mutwe ubabaza ufata mu misaya, umuntu akawuha imiti ntiwemere, wa mutwe ukurya ukumuvuza iyo werekera. So ngo icyo gihe rero utangiye kujya muri ibyo bintu, kandi ikindi rimwe na rimwe ushobora no kwanduramo za sima, ushobora no kurwaramo ibindi bimenyetso, noneho bikagenda bizamuka biniyongera. So ngo rero biba iyo ugize ikibazo bikaba biri chronical, warabaye chronique y'abo bagabo ba nijoro n'abagore ba nijoro, umenye neza ko ari ikintu, ni warning, ni ikimenyetso cyerekana ko mu buzima bwawe harimo ikibazo n'indwara zitandukanye, gucika intege, kutasinzira, ubwoba, ubukene, gutinya, kujya kwa muganga, gufata umwanzuro, kubaka ibintu, kumva warizinutswe, warihaze, warirambiwe, kandi ukumva buzi icyo uvuga, ugatinya no kubisobanura. Kandi izo ntizitinya umukecuru, zitinya umusaza, zitinya umuntu ubatse, ntizitinya uwo ari we wose, nta n'impamvu nimwe cyane. So rero ntabwo byoroshye kumva ko umuntu mu mutwe we yatekereza ko aryamanye n'umuntu hakabona igihe kinarangira. Bivuze ngo ni ikindi kibazo, n'iza mbaraga zikwataka, zishaka kugusenya, zishaka kukwirukankana, zishaka kukuvanaho, zishaka kukurangiza, kukucometsa ahantu, amateka yagucometse ahantu, ubuzima bwagucometse ahantu, kandi maze gucomeka ku buryo wowe usa nkaho utigenzura, ahubwo hari izindi mbaraga zirimo zigenzura wowe ubwawe urara muri ibyo bintu. Umuntu wabirose n'utaranabirota wirinde, hari imbaraga zo kubyirinda, kumenya uko bisohokamo no kumenya ukuntu bivamo. Imana yo mu ijuru ikunyubakire. Ndagira ngo ubwire iki kintu ubanze ucyumve. Imbaraga ziduha kunesha, imbaraga ziduha gutera imbere, nta handi ziva. Rero igihe cyose uri posede ukurikiranwe, niho uzisanga wa muntu no mu mitekerereze ye, mu buzima bwe, afite ukuntu abayeho, afite ukuntu ateye ubwoba. Ku rugero ugiye kureba nko ku bana, usanga buri gihe basa nk'abamaze kwicomeka, bagenda badevelopa ya mico mibi, ariko ijya gusa n'iy'abakuru babo, ijya gusa n'iy'ababyeyi babo. Kubera iki? Niyo mudu baba bavukiyemo, baraturutse muri ubwo buryo, baravuye muri iyo nzira. Urumva nawe mbere y'uko usama inda, wabanze kuryamana n'abagabo ba nijoro
nijoro mbere yuko utera inda aje kuryamana n'abagore ba nijoro urumva ibyo bintu umwuka ugukurikiyeho uvuga ngo babana bayo n'ubundi nabo bazaposede kuri icyo kintu ku buryo nkuyisabira ko ukwiye gushirika ubwoba umenye neza ko ari ikibazo gikomeye kiri kwangiza imitekerereze y'abandi bantu kandi iteye ubwoba. Ni ukuvuga ngo abagabo ba nijoro n'abagore ba nijoro iyo urose ndavuga ko abwo abagore ku bagabo of course abagabo ku bagore of course kimwe nuko n'abandi ibona mu zindi nzira ntacyo ushatse kubivugaho. Rero iyo ufite izo nzozi ku buzima bwawe kandi ukabona ziza rimwe na rimwe cyangwa kenshi cyangwa zihoraho ko umuntu zihoraho menya ngo wowe ubwawe deja baragucometse byararangiye kandi wowe ntago byanyuze kuri kanaka ngo oya ni direct kuko bikuzaho. So ngo rero mu bintu bikwiriye gerageza kugira icyo urwanya. Nuvuga ngo byerekana ko mu kubaho kwawe mu buzima bwawe utakiyobora. Dore impamvu utiyobora ntabwo ushobora gufata icyemezo kandi ugasanga ibyemezo mvuga ni ibyemezo biremereye rimwe na rimwe bigusaba gufata umwanzuro uti barandeba gute barambona gute baramvuga gute beho ugasanga hari ikintu uri gutinya kwinjiramo kuko nukinjiramo uraza kugira ibibazo. Ni ukuvuga rero ngo harimo ibitekerezo byaguteye bishaka kugira ngo bikunanize mu buzima ariko nawe wagombye guhagarara wemye ukavuga uti no icyo nkwiye gukora ni ukwirinda no kurinda ubuzima no kirangwa ndimo nkora kugira ngo Kristo agusobanurire agufashe muri byose. Ubundi kuba umuntu arota abagabo birimo biratwigisha iki ni irihe somo ubundi somo riranahari ubundi icyo bitwigisha ni ukumenya ko twatewe abanzi badufiteho uruhare mu buryo buri emotion financial spiritual ndetse no muri friendship no mu byo dukora byose harimo ikibazo kiremereye ukwiye kumenya ngo ni gute ibi nabicika nkabivamo. Biragusaba rero yuko ugerageza kwegera kubana gukora kuvuga no kugenda mu nzira nziza. Ibi bintu biragusaba imbaraga ziteye gutya muri buno buryo. Ni ukuvuga ngo iyo bikuzaho inshuro nyinshi cyane ukeneye kubanza kumva no kwimanaginga kurutaho no gutekereza psychologically ndetse mu buzima bwawe warangiza kubitekereza noneho ukegera ababishoboye bakagusengera bakakubwirira Imana ukabohoka kuri kino kintu kuko si ikintu cyoroshye kigutwara morali kigutwara amafaranga kigutwara inshuti kigutwara ubuzima kigutwarira igihe kikwangiriza mu mutwe kandi icyo gihe uburi musambana n'imbaraga mbi z'abadayimoni kandi umuntu mwahuje umubiri kera biba byarangiye. So ngo wowe bagushyingiye bagutanzeho igitambo mu buryo buremereye ariko utanazi utanasobanukiwe biragusaba no kukimara kubimenya ugomba kumenya uko ugomba kubyitwaramo ukirinda kuko niba nkurikiye uwabirose utarabirota uzarebe uwabirose reba ukuntu ubuzima bwawe buhora nk'amabonde ni nk'akabandi ubuzima bwawe bugenda ni zigzag imanuka uzamuka umanuka uzamuka utambika ugaruka. Nuvuga ngo ntabwo ufite umurongo wo kwerekana ibyo Imana ikora ko ubundi uragoswe urahambiriwe. Tekereza kuba waryamana n'umuntu udahari mu muyaga warangiza ugakora imibonano mpuzabitsina ibibazo bikarangira kandi nyumvira icyo kintu kandi umugore aryamyaho umugabo aryamyaho kandi n'ibindi byinshi bitandukanye urumva urafitwe n'imbaraga mbi z'ikuzimu ndetse waraboshywe. Ibi rero bijya bimbabaza cyane ngewe iyo umuntu abwira ngo turi byare gushyakira bishize nkabaza kuki uri umurokore ukaba urota abagore ba nijoro uri umugabo ukarota uryamanye n'abagabo ba nijoro kandi uri umurokore kandi umwira ngo Yesu yaronje kandi ko kurakijijwe uriyiriza ufite byose ntacyo wabuze. Bivuze rero ngo ugomba kumenya ko imbaraga mbi ikintu zikinyeza abadayimoni zanga ko wakora icyaha zirwanya ko wakiranuka kandi ryo Kristo yadupfira ugomba kubigitekereza ugahaguruka rwanda intambara kugira ngo
burya ndagoswe, burya ndaboshywe, burya ndi posede, burya ndakurikiranywe. Ukwiye gusaba umwuka wa discernment, kumenya, guhishurirwa, kumva no kwibwira ngo uyu mwana wanjye umeze gutya, uraya budashira, mugabo uranya budashira, ibi by'ubusinzi n'ubusambanyi, ibintu uko mbona atari gusa. Burya uzi ko hari umuntu unywa inzoga ukabona ntabwo ari unywa inzoga, ahubwo hari ikintu kiri unywa inzoga muri we. Uzi ko hari umuntu usambana ukabona si usambana, ahubwo hari igisambanira muri we. Uzi ko hari umuntu utongana ukabona ntabwo ari ugutongana gusa, hari ikiri kuvugira muri we. Uzi ko hari umuntu ugira ubugambanyi ukabona ko uyu muntu rero ntabwo ari no kugambana gusa, ahubwo hari ikintu kigambanira muri we. Uzi ko hari umuntu uteranya, ukabona ko se n'umuntu ateranya abantu, ukabona ni wese cyangwa se imuzi, ukabona ko hari ikintu giteranya kiri muri we. So rero ugomba kumenya ngo hari icyavuye mu kintu, ntabwo ukikontorora, ntukigenzura, ntukifiteho uruhare, ahubwo hari imbaraga zikugenzura, zigukontorora, zikumere nabi, zigufata, gukurikirana. So ukwiye kwicara ukiyambura, ukigizayo, ukamenya ngo nkwiye gutabarwa muri buno buryo. So rero abagabo ba nijoro, abagore ba nijoro, ni ikintu ukwiye kwirinda. Nakavuze ngo subutu n'ubukirota n'unazo yisubireho, ahubwo usaba Imana kuko urakurikiranywe, urahigwa, warafashwe matekwa, aho basha kwinyagambura, ariko haracyariho ibyiringiro. Kristo wadupfiriye nta harajya, umwami wacu w'amahoro aracyahari. Iyo tumwiringiye byose birashoboka, iyo tumukoreye byose birashoboka. Nagira ngo wongere gusa wibaze kuki yijijwe nkanga nkarota bino bintu. Please, kuba ukijijwe kubw'icyaha, ariko waragoswe, kuko Satani icyo abashaka ni uko yica iterambere, akica ubuzima, akica icyerekezo, akica uburyo, akica aho ugana, kugira ngo bizagutere kwinuba, aguprofite, noneho akugushe muri wa mutego. So rero bivuze ngo iyo umaze kurota bino bintu, ugomba gutera intambwe yo gusenga, ubisenya, ubyigizayo, kuko ntibiba byoroshye. Imana igufasha, Imana ikugire neza. Ibi byose byerekana ko hari ikibazo mu mutwe wawe. Niba birota utibwira ngo ni hazima, ushobora kumva umunsi ugenda ukumva ntiwajya kwibuza, ariko harimo ikibazo. Gusa iyi ndwara biba bigaragara yuko harimo ikibazo mu buzima, gucika intege, kwivumbura, kurakara, traumatisme itangiye kwitegura, stress itarimo kuza, imitera kuba guhangayika. Ibyo byose bishobora kuza ugasanga harimo ikintu gikomeye ku buzima bwawe. Bisaba rero ko ukwiye guhagarara ugasenga Imana, kandi Imana ikagufasha, Imana ikakugirira neza. Rero kurota abagabo ba nijoro, abagore ba nijoro, ni ikintu kibi cyane, ni ikintu giteye ubwoba. Umuntu akwiye kumenya uko akwiye kwigira. Ndacyasobanura bino bintu. Imana ibaha umugisha, kandi Imana ibagiriye neza. Gripe nimugire ubwo bigomba gukira, byo nta gitangaza, kandi yakira itanakira, umwami wacu ari ku ngoma. Ni ukuvuga ngo bimeze nk'umuntu umaze gutera igiti cyaya kuzamuka bakavuna umutwe wacyo. Ubu nawe bureka ari kumera, ugira ngo wazamutse ukabona agakero gaciye, kagira ngo watembera ukabona agakero gaciye, kagira ngo wagiye mu ntero ukabona agakero gaciye, ukavuga uti noneho ibintu bigiye kuryoha ukabona gaciye, ukavuga uti ngiye kujya imbere ukabona agakero gaciye. Muri make ugasanga hari ibintu biri kukunyuraho birebesha amaso wabibonaga, ku buryo ugira ngo urazamutse gato. Ndakakubwire mu byeyi nkurikiye, ni wumva umwana we yabikubwiye, gihita ukenyera usenge, umenye uti kambayeho, ibyago naciyemo, amakuba naciyemo, inzira naciyemo, n'undi wese agiye kuzinyuramo. Ibyo rero bituma ugomba gutekereza, kwegera Imana, no gusanga Imana, no kudatinya, no kumenya ko Imana iri mu ruhande rwawe. Ibi ugomba kubyumva nk'ikibazo gikomeye muri wowe, kandi ukamenya ko ukwiye kwitonda. Abagabo ba nijoro n'abagore ba nijoro ni ikimenyetso cyerekana ko umwanzi yafashe ubwonko bwawe, afata ibitekerezo byawe, maze abirunda hamwe, arangije abihondanya. Ntacyo wategura, nta mushinga waguhira, nta byaguhira. Ngaho nawe igenzura unyumvise,
mu rugo bimeze gute, mu buzima hameze gute, stress kumereye gute, aho tuje bimeze gute, icyo uvuga umerewe gute, aho ukorera umerewe gute, aho wicaye umerewe gute, imibereho yawe umerewe gute, ibyo uvuga umerewe gute. Reba wigenzure, urasanga buri gihe uri mu buryo butegwa. Soro kurota ukora imibonano mpuzabitsina nijoro, menya ngo harimo gusenyuka k'urugo, harimo kuburwaye bukomeye, harimo gutakaza ubuzima. Muri make ntacyo uzakora ngo uzamuke, biragusaba ko ubwawe uracometse ahantu bahuje amaraso n'asana, birakugoye. Ngaho nawe ndebera, ntawe muganira ngo mutindane, ntawe mupanga ngo mwemere. Mubyeyi warazirose, rebera abana baracyari mu rugo, musore warazirose, reba uko bimeze, mugabo warazirose, reba uko bimeze. Stress guhoraho, ntacyo ubona, nta munezero, nta byishimo, ufite agashiha, ufite akantu kameze nka roho mu mutima wawe, wumva nta bantu ukunze, wumva kandi umuntu buri gihe urota asambana nijoro n'abo badayimoni ba nijoro, buri gihe agira umwuka wo kwigunga, kumva yaba wenyine, kumva atasharinga n'abantu ibitekerezo, yajya mu bantu akumva ari isuzuguye, akumva ari yanze. Nicyo uwo mwuka usobanura ko abantu benshi babikora, akenshi bitabyangiza imitekerereze, bakisanga rero biyahuye. Rero birasobanura iki rero? Ni uko ukwiye kwirinda no kumenya no gusobanukirwa ko uwo maraya atakugera. Uzamusanga yarisuzugura, ntiyabavuga ikibazo ngo reka batanseka, ngo reka ngo sinabikora ryewe, ngo Imana izaza ibyirangirize, ngo n'ubundi ngo ntacyo maze. Mbega umusangana ubwihebe, ubwigunge bwo mu mutima, kutavuga ikiri ku mutima, kutaryoherwa. Wamushyiramo indirimbo ngo irasakuza, wagabanya ngo ni gakeya, washyiramo injyana ituje ngo karomboka, washyiramo igisirimba ngo kirasakuza, wateka ifiriti ngo itera kubyibuha, watogosa ngo birabishye, wamuha inyama y'ihene ati sinyikunda, wazana akabenzi ati hoya. Mbega ugasanga wabuze aho umufata. Ndagira ngo ibi mvuze, umugore nuramuka ubonye umugabo ari uko ameze, ari nta munoza, ubona yakwifuza kuba muri telefone. Abantu bakunda kureba ibi filimi by'ibinyamaswa, burya barya abantu muri stress baba bafite, kandi baruta birya bintu, barashaka kurota abantu bicana, abajomba n'ibyuma. Mbega ukabona ko afite ubuzima bwo kuba wenyine, ntawasharinga ubuzima, ntawabyitayeho, ntacyo abyitaye. Hari n'urwego byo basanga umuntu no gukaraba asibye, kwambara asibye, mbega ukabona ntacyo bimubwiye, gusa akajya abwirizwa. Hari abantu bagira iyo ngeso yo kubwirizwa gusa, nta kintu yakora yibwirije. Rero ugira inama ikomeye, bene uwo muntu uracometswa ahantu, ikihagukura niki, watanzweho ibitambo, baragukurikiranye, nta buzima ufite. Intambwe ya mbere ufite ni ukwakira Kristo, utanga igitambo no kwegera umushumba gusengera, maze ukabohoka. Muhumure, birakira kandi biva. Shalom shalom, mwaga umugisha n'Imana. Bye, ndabakunda. Ubumwe bw'Abera Ministries, amavuta akandagira amateka, ubuzima bugahinduka. Mu iyerekwa ry'umushumba Remit Jean Baptiste, ubwo yasengaga Imana yamuhishuriye abantu benshi batsikamiwe n'amateka mabi, imuha amavuta ngo genda uyasuke kuri bariya, ubuzima buhinduke. Amavuta akandagira amateka, ubuzima bugahinduka. Amavuta akandagira amateka, utera umuhati mu rubibi, amateka nayo agashyiraho imbago. Ngubyara umwana wamubyarira mu mateka, ukamita mbarimo mbaye. Mfite amateka yo kubumba amategura, mbumbira umudugudu tutuyemo. Amateka urayazira kandi nta kintu utakoze.